ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko mumerewe neza kandi namwe bitagenze neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru hari abaturage bari gutabaza bavuga ko aka karere kabafitiye umwenda. Turaza kurebera hamwe ikibazo aba baturage bafitiye, ni nako kandi turaza kubabwira ko mu karere ka Gicumbi naho ni mu ntara y'Amajyaruguru haravugwa ikibazo cya SIDO, akagari ushinjwa kunyereza amafaranga ya mitiweli z'abaturage. Mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo haravugwa inkuru y'umusore wigize igihazi watawe muri yombi nyuma y'uko yari yarayogoje cyangwa se yarahagaritse ubuzima bw'abaturage. Mu mahanga turaza kubabwira ko abana batatu bavukana bafunzwe bazira gushyingura se ari muzima. Ibi byaturutse ku umujinya w'umuranduranzuzi aba bana bagize. Ingizi rero inkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, gusa ni munyemerere tubanze tubashimire mwe mubana natwe mugafata umwanya wanyu mukadukurikira uko mwaba mungana kose, turabashimira cyane. Turashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi. Ni nako kandi nsaba mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo tujye dusangira izi nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Rulindo aba parasosho baratabaza nyuma y'uko bavuga ko bimwe amafaranga yabo y'insimbura amubyizi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'uturere RODA iherutse kuvugurura imikorere y'abajyanama b'iterambere y'imibereho myiza babazwi nk'abaparasosho kazi. Ni igikorwa cyatangiye hagamijwe gufasha mu gukangurira abaturage gahunda zijyanye no kugabanya ubukene. Iki gikorwa cyatangijwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho cyitwaga abakozi b'inshingano case workers, inyuma kiza guhindurirwa izina mu mwaka w'ibihumbi 2021 cyitwa abajyanama b'iterambere ry'imibereho myiza parasosho workers. Iyi gahunda ihita igezwa ano mu gihugu hose. Intego y'iki gikorwa cyo kwegera abaturage yari ugukomeza kunoza ihuriro rya serivisi zitangwa binyuze mu bukangurambaga. Abaparasosho kazi bamwe muri bo mu karere ka Rulindo rero bakaba bavuga ko bahawe amahugurwa muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2024 bizezwa ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe bazaba bahawe amafaranga y'insimbura mu byizi, kuko ngo iyo babaga bagiye guhugurwa basigaga ibikorwa byabo bakagenda, ndetse bamwe muri bo hari abategaga ngo za moto ndetse abandi bakagenda shishitabona aho bahugurirwaga, abandi bakizirika umukanda kugira ngo aya mafaranga nabo bazayabone abaramire. Kuri ubu rero ngo hashize amezi asaga 4 bategereje iyo nsimbura mu byizi, dore ko ngo bavuga ko bahuguye iminsi 5 kandi buri munsi baragenerwaga amafaranga 5,000. Bivuze ko umwe cyangwa se buri umwe muri aba ngaba yishyuza umwenda w'amafaranga 25,000 gusa ngo amaso akomeje guhera mu kirere. Uwimana Jean Bosco ushinzwe ibikorwa birimo n'abaparasosho mu karere ka Rulindo yemereye Bwiza ko hari abahuguwe bakaba batarahabwa insimbura mu byizi yabo, gusa akavuga ko ikibazo cyapfiriye muri systeme kuko ngo hari abatanze konti zitari zo, aho yavuze ko
imirenge ya Tumba na Ntarabana aribo bafite ikibazo kimeze gutya, gusa ngo abandi bo barayabonye. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'uturere RODA nabo bemera ko aba baturage babafitiye umwenda, aho bavuga ko iki kibazo bakizi, gusa bagatangaza ko kiraza gukemuka mu gihe cya vuba, nubwo umunsi cyangwa itariki kizaba cyakemukiye batigeze bayitangaza. Abajyanama b'iterambere ry'imibereho myiza parasocial workers batoranywa n'abaturage baho batuye, kandi buri mudugudu ukagira umwe, uretse ko hari imidugudu imwe iba itanamufite bitewe n'impamvu zirimo kwimurwa nk'abaturage bari batuye mu bice byashyizwe muri high risk zone. Aba rero bakaba ngo hari igihe muri ibi bice baba nta muntu umeze nk'aba ngaba uhari. Muri rusange mu gihugu hose hakaba kugeza ubu habarurwa abajyanama b'abakorerabushake b'umurenge basaga 14,719. Twihuse turababwira ko mu karere ka Gicumbi sedo w'akagari arashinjwa kunyereza mituweli yahawe n'abaturage. Ni ukuvuga amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Bugomba mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi barashinja umukozi w'akagari ushinzwe iterambere sedo witwa Abenegusenga Gilbert kunyereza amafaranga ya mituweli de sante bamuhaye ngo aye bashyirire muri systeme cyangwa se abishyurire. Aba baturage batungurwa nuko bajya kwivuza bagasanga batarishyuye bwisungane mu kwivuza mituweli de sante, kandi umusanzu wabo bavuga ko bawuhaye uyu muyobozi ngo abishyurire. Ikibashengura kurushaho ngo nuko muri iyi minsi bamuburiye irengero, bakaba bibaza uko bizagenda ngo bishyurirwe ubwisungane mu kwivuza bikabayobera. Bamwe muri aba baturage bavuga ko bamuhaye amafaranga ya mituweli de sante guhera muri Kamena mu mwaka w'2024, none uyu munsi bakaba barwara, abagera kwa muganga bagasabwa kwiyishyurira serivisi z'ubuvuzi 100%. Twene Migisha bya Rugaba James, umwe muri aba baturage bahuye n'iki kibazo, agira ati imperuka ntanga amafaranga y'ibihumbi 18 by'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante nyahasedo Benegusenga, kuko niwe muntu twabonaga ukwiye kwizerwa nk'umuyobozi wacu. Nge ntabwo iby'ikoranabuhanga mbizi, namuhaye amafaranga n'amazina y'abagize umuryango wanjye nk'uko bisanzwe, ariko natangajwe nuko umwana wanjye wiga mu mashuri yisumbuye yampamagaye yambwira ko atabasha kwivuza ngo kuko nta mituweli yatanze. Mugisha Enoke nawe ni umwe mu baturage batanze amafaranga bakayaha uyu muyobozi, akaba agira ati ubu umugore wanjye ari hafi yo kubyara, ariko nshobora kuzagurisha ikimasa cyanjye kuko ntabwo nizera ko sedo azaba yabonetse ngo atwishyurire ayo amafaranga ya mituweli de sante twamuhaye. Ibi nanjye nabimenye ari uko umugore wanjye agiye kwipimisha inda agasanga mituweli de sante itishyuye. Uyu muyobozi wacu agiye kudushyira mu bihombo byinshi kandi tutiteguye, bamwe barimo kurembera mu ngo, tukaba dusaba ubuvugizi kuri iki ikibazo. Mu kugerageza kuvugana na sedo uvugwaho iki kibazo twamuhamagaye inshuro nyinshi ntitwamubona, kuko kugeza ubu ngubu nimero ye ya telefone itari ku murongo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kaniga Ndizihiwe Siriake avuga ko kuba sedo ataraboneka ku murongo wa telefone hari ikibazo cy'uko ngo arwaye, gusa yemeza ko nabo bamutegereje ngo akire azasobanurira impamvu abaturage bamuhaye amafaranga
batibona mu bwishyu bwa mituwere de sante. Aha yagize ati turamutegereje ngo tumuganirize ari nako dukomeza gukusanya imibare y'abaturage baba baramuhaye ayo mafaranga, gusa mu gihe dutegereje ko nawe yoroherwa akaza kutubwira kuri iki kibazo, urwara ntarembere mu rugo ashakishe ubundi buryo yivuze, ibindi turimo kubikurikiranira hafi. Kugeza ubu mu karere ka Bugomba imibare igaragaza ko abagera kuri 15 aribo bamaze gutanga amakuru kwa Gitifu Ndizihiwe bavuga ko baririwe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituwere de sante. Ikibazo gikomeye, ariko kandi twizere ko ubwo ubuyobozi bwa Kimenye bugiye kugishakira umuti byihuse. Twababwiye kandi ko mu karere ka Ruhango umusore wigize igihazi yatawe muri yombi nyuma y'uko yari yarazengereje abaturage. Nsengiyumva Pierre abaturage bashinja urugomo rukabije yafashwe n'irondo ahagana saa 4 z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 21 Ukwakira muri mwaka w'2024. Kubw'Imana Damascene umwe muri aba baturage yavuga ko bamenye amakuru ko Gitifu w'umurenge akimara kumenya ko uyu musore yongeye kuzengereza abaturage, yabibwiwe n'umunyamakuru yahaye amabwiriza abanyerondo yo kumufata byihuse, nabo bagahita abamuhiga bukware kugeza atawe muri yombi. Umukuru w'umudugudu wa Kabunga Abamporiki yatangarije Umuseke ko bamufatiye iwabo bamutunguye, aho ngo yahise yinjira mu cyumba yambara impuzankano y'ishuri kandi atariherukamo. Ahagira ati ni amayeri n'ubucakura akoresha ashaka kugaragariza polisi na RIB ko ari umwana. Bamporiki avuga ko ahora abeshya inzego ko yavutse mu mwaka w'2005 kandi ngo mu nyandiko zirangamimerere zerekana ko yavutse mu mwaka w'2004. Agira ati nubwo kandi yaba yaravutse mu mwaka w'2005 nk'uko abivuga, agejeje imyaka y'ubukure agomba kuryozwa ibyo yamaze kwangiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo Nemeyimana Jean Bosco yatangaje ko yamenye ko uyu musore afite iyo myitwarire yo guhohotera abaturage. Agira ati mu bihe bitandukanye yagiye ajyanwa muri transit center, ntabwo yafunzwe mu buryo busanzwe. Uyu musore abaturage bamushinja icyaha cyo kubakubita, kubakomeretsa no kubarandurira imyaka. Aha Gitifu avuga ko bamuhaye polisi kugira ngo ajyanwe mu kigo bafungiramo abantu by'igihe gito kizwi nka transit center. Gusa abaturage bo bakaba bavuga ko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi Nsengiyumva Pierre yarakiriye mu biro by'akagari ka Nyabibungo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho abantu hirya no hino usanga bamaze kwigira abanyamico mibi, bagenda abakora urugomo bahutaza banangiza iby'abaturage. Abana 3 bavukana batawe muri yombi bazira gushyingura se ari muzima. Abantu 8 barimo abasore 3 bavukana batawe muri yombi na polisi yo mu gace ka Mahanje mu ntara ya Ruvuma muri Tanzania abazira gushyingura se ari muzima, bamuziza ko yaba yishe umuvandimwe wabo witwa Severine Komba w'imyaka 34 amuroze. Amakuru avuga ko nyakwigendera Severine Komba umuhungu wa Florence Komba yitabye Imana mu buryo butunguranye, maze bagakeka ko yaba yarazize amarozi yahawe inase. Nyuma yaho uwo musore yitabye Imana, umuryango warateranye bahita bajya gucukura imva kugira ngo bashyingure uwo nyakwigendera Severine Komba. Nyuma ariko yaho bari bamaze gucukura imva, abo bahungu bahise bafata se bavuga ko ari we wishe umuvandimwe wabo amuroze. Abo basore ngo bahise bafata se bamushyingura ari muzima
muri ya mva yari yacukuwe ngo bashyinguremo umuvandimwe wabo Komba. Amakuru yahise amenyekana maze hiyambazwa inzego z'umutekano kugira ngo babashe gutaburura uwo musaza wari washyinguwe n'abahungu be ari muzima. Ako kanya abantu 8 barimo abahungu b'uwo musaza 3 bahise batabwa muri yombi na polisi, aho bakurikiranyweho icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ndetse no gufata icyemezo cyo gushyingura umuntu ari muzima. Ni ibintu bikomeye cyane, biragenda bikomera cyane muri iyi minsi, aho abantu ubona ko bagenda abagira ibintu twakwita ko ari ubugome n'ubunyamaswa bukomeye. Tuganye ku musozo w'inkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV, twizere ko zibashimisha, ari nako nshimira mwe mugenda muduha ibitekerezo bitandukanye ku nkuru tuba twabagejejeho. Imana rero ikomeze kubaha umugisha kandi mukomeze kubana natwe mu buryo bunyuranye. Nitwa na Christine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.